Bene data bakundwa b'Umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga, Imana y'amahoro, Imana namwe kandi ibagwizemo imbaraga, ibagirire neza. Nongeye kugaruka ku bwa SAVEUR DIVINE uyu munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi koko mumaze kubimenyera, uru rubuga rwa SAVEUR DIVINE muri rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, nubwo hari izindi ndimi, hari SAVEUR DIVINE mu Gifaransa, hari na SAVEUR DIVINE mu Cyongereza. Bumva izo ndimi nabo bajya bagenda bagashyiraho kuri YouTube SAVEUR DIVINE, mu Gifaransa murazibona, mu Cyongereza mukazibona. Ariko uru rubuga dukunda gukoreramo twebwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, rubategurira insanganyamatsiko imwe mu gihe cy'icyumweru tukayigaho, tukaganira twumva icyo Imana itubwira binyuriye mu ijambo ryayo. Ndashima Imana rero ko yongeye kutwemerera kugaragara cyangwa se kuboneka muri uyu mwanya kugira ngo natwe tube bamwe mu basangiza abandi iby'Imana ashyize ku mutima wacu kandi bigendeye ku ijambo ryayo nk'uko ijambo ry'Imana bivuga. Turashima Imana rero ko itwemere kandi ikabiduhaye uyu mwanya. Twinjire mu ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye, ariko tugendeye cyane ku nsanganyamatsiko turiho muri kino cyumweru nk'uko mwumvishe bene data n'abashiki banjye bambanjirije ko bagiye babivugaho. Turimo tuganira ku ukuntu ubwami bw'Imana butwaranirwa. Twagendeye cyane ku ijambo twabonye muri Matayo 11:12 aho havuga ngo uhereye kera, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukagera none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. N'aya magambo twagendeyeho ni nayo teme yacu, ni nayo nsanganyamatsiko dufite muri kino cyumweru, ivuga ngo uhereye kera ku bwa Yohana kugeza na none, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Harimo amagambo abiri ngira ngo tunavugeho, kuba umuntu ari intwarane noneho no kongera agatwarana kandi agashyiramo n'imbaraga. Nuko biteye ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo niko umuririmbyi umwe yaririmbye, ahubwo aravuze ngo nubwo ibikorwa birasaba kugira ngo utwarane, nubwo waba uri intwarane ariko ushyiramo n'imbaraga ushobora gutwarana. Ijambo gutwarana akenshi turaryumva, iyo twumva gutwarana tukunda kubyumva ko mu bihugu dukomokamo cyangwa se ku isi muri rusange hari abantu bagiye bitwa intwari babiheshejwe n'ibyo bagiye bakora mu buzima bwabo. Abantu bagiye batabara abantu benshi bakarengera ubuzima bw'abantu bakitwa intwari, abantu bagiye bitangaho rukomeye bakitwa intwari, abantu bagiye bagaragara bakora ibikorwa by'indashyikirwa ku buryo isi yagiye ibita intwari, cyangwa se igihugu runaka kikavuga ngo dufite intwari zacu twibuka bitewe n'amateka runaka y'ibyo bagiye bakora mu buzima bwabo cyangwa se mu buzima bwa munsi. Ntabwo umuntu apfa kwitwa intwari mu buryo busanzwe mu isi, ntabwo abantu bose bitwa intwari, kandi nta nubwo abakomeye bose biswe intwari, nta nubwo abatunzi bose biswe intwari. Rero kugira ngo umuntu yitwe intwari hari ikimugira kwitwa intwari, hari n'umukigira n'igituma bamufata nk'intwari. No mu buryo rero bwo kujya mu ijuru cyangwa se muri ubu buryo bw'iyi nzira turimo y'agakiza ituganisha mu gihugu cy'ijuru, birasaba kugira ngo natwe tugaragare nk'intwari. Niyo mpamvu uyu mwanditsi avuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukagera na none, umunsi tutakuyemo n'ibihe bizaza, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane nazo zibugishamo imbaraga. Biragusaba kugira ngo wongeremo imbaraga mu byo ukora, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Si cyo nagambire gusa ndimo mvuga kuri teme dufite muri kino cyumweru, ariko ngiye cyo nagambire ni ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe bice 3:11. Byahishuwe bice 3:11. Twe tukirimo dusobanura intego cyangwa se insanganyamatsiko dufite muri kino cyumweru, ariko icyo ngambire ni iri jambo riri mu Byahishuwe 3:11. No rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Philadelphia, ariko ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Aravuga ngo dore ndaza vuba
komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndaza vuba. Iri ryari ishurirwa Yohana yari ahawe, kandi arihabwa kugira ngo rihe abantu bari Philadelphia. Uyu munsi niweho rireba, uyu munsi niweho risoyeho, uyu munsi niweho ubwirwa. Rero nkubwire ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ariko ongeraho ngo dore ndaza vuba. Uwo nta wundi ni Kristo, araza vuba kugira ngo ukomeze kwitwa intwari, uzajyeyo ukiri intwari kandi urinde ubutwari bwawe. Nta kindi nuko bigusahuye gukomeze ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Rega ikitugira intwari ni ikamba tuzambikwa. Uzarabe umuntu abaye intwari hari umudari bamuha, kabaguye n'umudari wishimwe ko umuntu yabaye intwari. Iri ni ikamba ryishimwe ko umuntu yabaye intwari. Iyo umuntu abaye intwari hari ibihembo bijyaho, hari ikintu kijyaho, hari undi rwego ashema. Kenshi ni imidari baba hano mu isi, ariko no mu ijuru intwari zizambikwa amakamba y'ubugingo. Niyo mpamvu yanditse ngo komeza icyo ufite, dore ngiye kuza vuba hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iri ni ikamba rizahabwa za ntwari, iri ni ikamba rizahabwa abanesheje, abitwaye neza, abakomeje ubutwari, abagiye babiharanira. Rero nanjye ndimo gushishikariza kugira ngo muri iyi minsi Satani arimo agenda yica abantu cyangwa se anyaga abantu, ibyatuma bakomeza kuba intwari, ibyatuma bakomeza kurinda ikamba ryabo. Imana igushoboze ukomeze umere nk'uko bivuga ngo komeza ibyo ufite, komeza ongeramo imbaraga. Rega ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, ongeramo imbaraga, ongeramo imbaraga, ongeramo imbaraga, ongeramo imbaraga ku buryo ukomeza ikamba ryawe hatagira umuntu uri gutwara. Tugarutse ku magambo twahereyeho, bivuga ngo kujya cyeho hano umubatiza kugeza na n'uyu munsi, dufashe intwari cyangwa se abatubanjije mu byo kwizera, ntago bagiye bicara ngo bavuge ngo babonye agakiza gusa ngo bicare. Kwere kuri Petero, rero nkubwira ngo bagiye baba intwari kandi bagatwarana kugeza igihe bavuye muri uyu mubiri, kugeza igihe Kristo azagarukira, kugeza igihe bazambikwa iri kamba. Ariko bagiye batwarana mu gihe cyabo cyo kuba ku isi. Biragusaba rero gutwarana. Ntabwo ubwami bwo mu ijuru ari ibintu umuntu yicara bushya gusa, biratwarana. Kureka ibyaha ni ugutwarana, kwanga ibyaha ni ugutwarana. Reka mbibutse yuko tubahana ibyaha biri, dukorera ahantu ibyaha biri, dutuye mu isi mbi aho ibyaha biri. Umubisha aratwegereye, umwanzi aratwegereye. Biragusaba gutwarana kugira ngo urinde ibyo ufite hatagira uzagutwara ikamba ryawe, ko Kristo we araza kandi araza vuba. Ubwami bwo mu ijuru buratwarana kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Tuzi umuvuga ba Petero, iyo ugiye wumva ubuzima bwabo kugera ku iherezo ry'ubuzima bwabo mu isi, bagiye batwarana, banyuze mu bintu bikomeye, banyuze mu ntambara zikomeye, ariko baratwarana, barahamya kugeza ku rugendo rwabo rwa nyuma. Iyo wumvishe ba Pawulo ibyo bagiye bahura nabyo mu nzu z'imbohe, bakubitwa, babangamirwa, ariko bagiye batwarana kugera ku rugendo rwabo rwa nyuma. Ba Aburahamu ibyo bagiye bahura nabyo, ntambara bagiye bahura nazo, ariko bagiye batwarana kugera ubwo basoje urugendo rwabo ahantu mu isi. N'abandi bose abo twagiye tubona intwari zo kwizera zose zagiye zitwarana, zagiye zikomeza ibyo zari zarakiriye kugira ngo barinde ikamba ryabo Yesu naza azasange baratwaranye. Ubwami bwo mu ijuru rero buratwaranirwa bene data. Ntabwo ari ibintu biri aho gusa, ahubwo biragusaba kugira ngo utwarane. Mu gakiza uratwarana, kwanga icyaha uratwarana, gusenga uratwarana, kubana n'Imana uratwarana. Biragusaba kugira ngo wongeremo imbaraga, urusheho gutwarana, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwarana kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ndakwifuriza rero gukomeza icyo ufite. Hari icyo wamenye cyangwa se hari icyo umenye uyu munsi wa none. Icyo wamenye ntagire umuntu ukikwaka, icyo wamenye gikomeze, kigundire, komeza ibyo ufite rwose. Twarana, shyiramo imbaraga, utwarane ibyo wamenye, utwarane. Niba utari wamenya Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwakire kandi umugundire, utwarane, ukomeze ibyo ufite, atazagira ukwambura ikamba ryawe, kuko Yesu we kuza araza vuba. Kandi intwari cyangwa se intwarane, abanesheje, ababashije gutwarana, abiyongeyemo imbaraga, abo ngabo bazambika ikamba ry'ubugingo ku iherezo ry'urugendo, ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Yesu nagaruka aje gutwara abe. Reka nkwifurize kugira ngo ukomeze ibyo ufite.
nanjye nkomeze ibyo mfite kugira ngo hatazagira umuntu utunyaga ikamba ryacu ry'umwami udakiranirwa kuri uriya munsi azagenera abera mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane namwe, amen.